Abakurikiye Voice of Africa kuri 94 n'ibice 105. Abisilamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatari abayisilamu nabo badukurikiye mwaramutse neza. Tugiye kubagezaho amakuru ari kubera mu karere ka Ngoma, umurenge wa Murama, mu ntara y'Iburasirazuba, aho hari umushehe witwa Khalifa wasuye umusigiti wa Sakara. Inkuru yateguwe na Niyonsaba Muhammad. Njye nk'uko mumenyereye ndi Niyonsaba Muhammad, n'undi njyenyine ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Jaribu. Ubwo rero hano hari umushehe waje gutanga inyigisho ku musigiti. Bimwe mu byo n'ibiganiro twagennye n'abantu baje gufata izo nyigisho, batuye ko izo nyigisho nyine zabagirira akamaro cyane, ariko nyine amajwi ntabwo twabashije kuyafata neza. Umuntu uzi umuvandimwe wanjye mwita Irera Jaribu aregana nabo icyo babashije kujyana nabo, nabanza tubwire ibyo biganiro icyo babasha kungukamo. Umuvandimwe wacu, abantu benshi batari twagiranye ikiganiro bati yadufashije, twabashije n'ibintu twungutse ku idini. Ubwo nyine yadusobanura neza kuko nyine ngo babona amahirwe babona arimo mu buzima, guhura n'umuntu warajyanze akiga idini akaza kwibigisha, kandi nawe n'ubwitange bwinshi bw'aba yakoze kugira ngo ajye mu gihugu cyo hanze aze yigishira idini. Wakomeza. Twagushimira Niyonsaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaribu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. N'abari badukurikiye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.